umuhanzi mu muziki nyarwanda Yvan yatunguye benshi mu gitaramo gikomeye yamurikiyemo alubumu ye nshya yise Inganzo Ntahangarwa, ubwo yasabaga umukunzi we Marina ko yazamubera umugore akamwambika impeta y'urukundo ku rubyiniro imbere y'amaso y'abafana ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Ibi byabaye muri iri joro yaryitabiriwe n'abakunzi b'umuziki benshi, aho Yvan yari amaze kuririmba zimwe mu ndirimbo zigize iyi alubumu, abantu bose bishimye mu buryo butunguranye. Yahamagaye Marina ku rubyiniro, ibintu benshi babanje kwibwira ko ari ukumushimira uko yamushyigikiye mu muziki. Marina yageze ku rubyiniro asanganirwa n'amashyi menshi n'urusaku rw'abafana. Yvan yahise afata ijambo agaragaza amarangamutima ye, avuga ko Marina yamubereye inshuti y'ukuri, umujyanama ndetse n'umuntu wamuteye imbaraga mu bihe bitandukanye by'umuziki we. Yavuze ko alubumu Inganzo Ntahangarwa yayikoze afatanyije n'umutima we wose, ariko ko hari umuntu umwe wihariye wagize uruhare rukomeye mu kuyisoza neza. Mu gihe abafana bari bakurikiye bavuga bati kora igikwiye, Yvan yahise apfukama akuramo agasanduku karimo impeta, maze abaza Marina ati wemera ko tuzabana mu buzima bwacu bwose? Icyo gihe ibyishimo byari byose ku rubyiniro no kubitabiriye igitaramo. Marina we wari wagaragaje amarira y'ibyishimo yamusubije ijambo rimwe rukumbi rigizwe n'inyuguti enye zonyine ati yego. Ako kanya urusaku rw'abafana rwahise rwuzura aho igitaramo cyabereye, benshi bafata amashusho n'amafoto y'uwo mwanya w'amateka ku buzima bw'aba bombi. Nyuma yo kumwambika impeta, Yvan yahise amuhobera. Abakunzi babo n'inshuti zari ziri aho hafi bahita babashimira. Igitaramo cyakomeje mu byishimo byinshi, aho bamwe mu bahanzi bari batumiwe nabo bashimishije abantu ku kigero cyo hejuru. Alubumu Inganzo Ntahangarwa yamuritswe muri icyo gitaramo igizwe n'indirimbo ziganjemo iz'urukundo n'ubuzima busanzwe, bikaba byarushijeho guha uburemere uwo mwanya wihariye. Yvan yahisemo gusabiramo Marina urukundo ndetse no kumusaba kuba babana iteka ryose. Ibi byahise bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho abakunzi babo babifurije urugo ruhire n'ubuzima buzira amakimbirane. Abenshi bagaragaje ko Yvan yakoze igikorwa cy'urukundo kidasanzwe kandi ko uwo munsi utazibagirana mu mateka y'umuziki nyarwanda. Kuri abafana babo bategereje kumenya nyuma y'iyo yego yavuzwe ku rubyiniro hagati y'imbaga y'abari bitabiriye igitaramo. Njye umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Ngo kora subscribe, kuri like, share and comment kugira tujye tubana mu makuru mashya kandi agezweho.